bacu mu Rwanda nibyo nahereye kare nkubwira nti agahugu katagira umuco karacika, maze rero ahubwo nitsitse cyangwa se nsimbarare ku ijambo rigira riti hari na yubile y'imyaka 102, yubile ikomeye igirwa n'abakeya, yubile ikwiriye kwishimirwa. Nanjye naje mbizi nkuko wabimbwiye kandi wabinteguje, nanjye naje nzi neza yuko iyo yubile ngomba kuyizihiza. Reka mbanze nsabe uyu mwana w'umukobwa yegereje ubu anzanire izi mpano nanjye naje nzanye iyi ngirano, hanyuma mbanze nyikugezeho, hanyuma tuganire kuri ibi bibazo ndetse tunaganire no kuri yubile zirangijuru. Tabonese Karame Imana gushimye, ariko nanjye kuko nenga ntabwo ari bibi niko Karame abatinyuka kwikoreza umwari ungana gutya koko, abanya nta basore bahari uburyo wikorezwa abakobwa ntabwo aje yikoreye kuko nawe urabona warusage ntabwo yarushyiramo imyikorezo, ariko Tabonese Karame wintura inzoga umuryango urabona wazihasanze. yego icyo nabwira uriya mukobwa abanza aze muramutse, yego tuba mu bantu ntabwo tuba mu bintu. yego Ni gute ushobora kubwira umwana w'umwari nk'uriya kumugwa mu byano mukobwa wanjye uraha mugwa mu byano ni amahoro? Gusa ni umuco gutoza icyo nabwiye nakwereka isa. maze rero umva kubwire Sirasi, ndabizi ko ufite abakungu beza n'ababonye nta kibazo Sira. Iyo se ni iyihe? Ntabwo iwacu twita amazina y'inzoga, Yego ahubwo nagira nti dushinge ikiganiro yego tuganire, tuvuga amazina y'inka ariko ntituvuga amazina y'inzoga. none se Tabone, Karame ubundi ujya kuva iriya ugera hano mwambutse imigezi ingahe? ibiri. Niyo mpamvu wagiye usomaho ukagenda wongeraho amazi. ese ugize ikibazo cy'uko nasomyeho? Ntabwo mu muryango wacu tujya dutorwa inzoga z'ibice cyangwa ngo dutorwe imitobe y'ibice turikwisha. yewe maze kugira ngo urebe ko atari igice, ubundi wazanye yo kwihuza iyo ndebye igihagararo cyawe ntabwo ndi umuntu wo guharabika imyambaro yawe, ahubwo nagira ngo nkwereke yuko iyi ntango ifite aho ibirira, aho kugira ngo rero ize kubira ubwo n'urubiriro yasize arabirira maze rero kaze niba baza kukwemera ko umugeni umuhabwa, hanyuma niba mukwemera zo gukurikiza ibyo umuco ugena. Tabonese arasobanura ku mugaragaro, abagabo babibona ku mugaragaro, abana bato babibona ku mugaragaro, abakobwa babibona. Mucunguze umuryango rwose, mwihuta mu ntambuko nziza y'abasore n'abajene. Abagabo mubibona kera atari kukirira uraho Naho neza ni amahoro. komera mara kupfa iwacu. Yesu nashimwe cyane. Wowe Tabonese tiwinjira ngo ntunakomande. Iyo nakomanga ntabwo mba nahawe ikaze. ubwo baguhaye ikaze se? Yego karibu bayiguhaye. yego iyo nahawe ikaze karibu yo irahahora, kandi ntabwo karibu yahimuka kuko irahatuye. Rero Tabone Karame nagukunze kandi ugira umuco. Ubundi iwacu iyo abashyitsi batugendereye barabanza bagakomanga bakaza bakaramutsa ziriya mfura waziramukije. Genda maze ubanze
uziramutse iryo kaze rero genda muramukaze kize fura urakoze cyane ako wakibagiwe n'ubundi nterera ijisho wawe inyica ijisho menya icyo uvuze ahubwo reka nganeyo ndabizi zitukwamo nkuru murabiza yego tebuka bw'ubukene rero ubukene nibwo duteje rero dusanze turi kumwe n'umuryango mugari rero reka banze bakwakire bagutsirikiri icyaka ntabwo kukica cyo tubizi yego ariko mwari muri aho oya turakomeye murashima Imana harya ngo ntabwo muzi kwica icyaka reka twebwe turagitsirika muragitsirika none se mukice ntigisubire kugaruka ukundi sibyo byiza nta wica icyaka nta wica icyaka umuntu aragitsirika nibyo niba ariko wari ubizi bagende umuryango babwire bagikosore nta kibazo ako rero ntabwo twebwe kabi iwacu ako ni kakabiwanyu ariko buriya natwe iwacu ni gahari iwanyu ntigahari ahubwo niyo mpamvu twarindiriye wa muco wo kugira ngo kubireba yego ko babanze bakwakire nibyo ukure ivumbi ku birenge rero tugira abashyitsi beza ariko rero n'abazituye zamura ubuzima bwacu murakoze cyane abasaza bacu bakiranye neza cyane kandi bakiranye neza mu mujego z'ubuganza tubashimira bagize ati umukara nakitwa agahungura vumbi akavereke yego ongera utsitsimureho n'agatsitsimuzo ongera utsitsimureho wumve ingingo y'iwacu n'urugero n'undebe urugero shaka kugira ngo mubwire aho ugeze se nagira ngo umugeze aho inyota reka ntatsimuze numve mwogeze aho inyota igera ubundi numara gusoma ugende wicare tukubwire yewe nahageze yego maze rero genda uca akabonye yego wicare maze dutarame muri uyu muryango murakoze gabake nawe nabavuga neza aho ibifunguro byanyishe ukuntu ariko ndakutse cyane ntumura imbagara ntabwo turi murima maze kugukora imbagara uraho nagukoraga mu byano ariko ntabwo imbagara ntazi gukora amahoro gabake amahoro bashima Imana hari iwanyu mu Bugesera n'imvura yaraguye ikibazo nta giti noneho umenye isigaye hagwa ubundi kera ntabwo yahagwaga ubu rero noneho igiti ntabwo perezida we yatashye ariko ni byiza nuko ari iwanyu batabyishimira byibura babikomera amashyi ko perezida ahatashye none se impyisi ngo bari bagira bati iryo jisho ryawe ryagize bari babagije urupapuro ariko se wowe iriya jisho ryawe hehe sindireba ariko mbanze ndamutse abantu nubwo utarumva irimbamo ariko ubuhake buraboneka nayibona yewe reka tubanze tukwakira ibindi byo turabireba nyuma ushobora no gukomeza ugatendageza tukazageza ejo bundi uyu muntu agiye guhabwa agenda apfukamye ntabwo ugenda uhagaze nk'ujya gutora utubu twawe kugira ngo ashyikirize Murakoze cyane. wumve ingingo y'iwacu tujya twakiriza abashyitsi twakiriza umuryango mugari uza udusanga utugana gira uti ku buzima bwacu yewe mbona buki buryoshye nk'ubusigaye oya bavuga ngo buriya mu mujyanire hariya ubwo harimo ubusigaye pe n'ubundi bwari bwasigaye baguhereza iwacu mu Rwanda nibyo nahereye kare nkubwira ni agahugu katagira umuco karacika maze rero ahubwo nitsitse cyangwa se nsimbarare ku ijambo rigira riti hari na yubile y'imyaka 102
yubire ikomeye igirwa na bakeya, yubire ikwiriye kwishimirwa. Nanjye naje mbizi nk'uko wabimbwiye kandi wabinteguje, nanjye naje nzi neza yuko iyo yubire ngomba kuyizihiza. Reka mbanze nsabe uyu mwana w'umukobwa yegera ijuru azanire izi mpano nanjye naje nzanye, iyi ntirano, hanyuma mbanze nyikugezeho, hanyuma tuganire kuri ibi bibazo ndetse tunaganire no kuri iyi yubire zirangiye ijuru. Tubonese Karame. harimo abagushimye ariko nanongeye kuko nenga Ntabwo ari bibi. niko Karame karame. abatinyuka ukikoreza umwayo ungana gutya koko banya nta basore bahari uburyo wikorera abakobwa Ntabwo aje yikoreye kuko nawe urabona warusage, ntabwo yabishyiramo imyikorezo, maze ariko Tubonese karame. wowe nturi inzoga umuryango urabona wazihasanze, Yego icyo nabwira uriya mukobwa bandaze muramutse, yego tuba mu bantu ntabwo tuba mu bintu. yego. Ni gute ushobora kubwira umwana w'umwari nk'uriya Kumuga mu byano mukobwa wanjye, uraha muga mu byano. ni amahoro gusa ni umuco gutoza cyangwa ngo nahaye gusa. Maze rero mbabwire Sirasi, ndabizi ko ufite abapfumu beza n'abapfumu, nta kibazo ntugire impungenge. Sirasi arimo arakweramo, afite abasore beza, ntugire ngo nindi mpamvu igendere, arimo arakweramo. ubwo ushatse kuvuga ko ari impano, None se ugira ngo ntiwatangiye gukweramo, maze unyakire nanjye tuganire. Mubyeyi Sirasi ko nigeze Ubwo turi buze kugera uko twumva inyito yacyo cyangwa se n'ibyishimo byacyo, ariko tuze kubyongeramo ibindi kuko nanjye mfite irindi jambo naje nshaka kukugezaho. Mu by'ukuri ntugire impungenge. nagira ngo muza ihangane gatoya, nagira ngo nyakubahwa Sirasi umuza rwose yari agiye kubivugaho uko muri buze kubona ibirori byacu bigenda, ako kanya nako muri buze kukampa mubwire n'irindi jambo naryo naje nguteguriye, kuko ibyiza byose biva iwacu biza bigana iwawe. Urakoze. ningahe hajya Imyaka 102. ariko wowe urabihinduye. Umubyeyi wacu wabuze agafite ijana, iyi ibiri 102 urayishyira he? 102. Yego none ndabizi ko bari kugukoma akabogo ariko ntibakushimira urufu bakushimira 102. sawa. Rero warugize uti nituza kubona umwanya, ntabwo twakuburira umwanya muri iki gitaramo. Murakoze. kandi uri imfura, nubwo waje umuryango cyangwa se ku bibazo wagira ngo uti twari turi muri gahunda iyi n'iyi, kuvangavanga rero gahunda yawe utaranyemerera umwanya wo kugira ngo ngire icyo nkugezaho ntabwo ari byiza. Iyo uhakwa ubanza kwitonda hanyuma ugahabwa ubuhake. Murakoze. yewe Karame. bongere bagushimire uri imfura. Murakoze. none Karame karame. ubwo ntibihari. N'ubundi niwo nasabaga, ijambo narihora. Murakoze. urakoze none. Murakoze rero nyakubahwa mubyeyi Sirasi, uko ubuze ubwuzu, urugwiro, urukundo, nanjye naje
niteguye, nzi neza ko umuryango njemo ari umuryango. Ikibazo wambazaga ndetse bya yubire, nibwo nakubwiraga inti icyakora nanjye kuri iyo tariki nari narateguye yuko nzaza kongera dusubukure gahunda twari twarasubitse. Ubwo mperuka hano twicaye muri uru rugo, ntabwo twari umuryango ungana utya, ariko bamwe muri bo bari bahagarariye abandi. Ubwo twasabaga irembo ry'umugeni, nuko irembo turarisaba, murariduha, baritwemerera, natwe tubemerera yuko tugiye kwitegura, noneho tukazagaruka kuza gusaba umugeni. Maze rero mubyeyi Sirasi, nk'uko wagumye utubwira uhagarariye umuryango, natwe muri uyu muryango nk'uko nje murangaje imbere, ya tariki nubwo yahuriranye n'iyi ngiyi, hagiye harimo byinshi ndetse hajemo n'indi sibo, ibyiza byose bigenda byiyongera mu bindi. Ukagira uti iyo nzoga dutuye ije ijya mu zindi, n'ibyishimo byacu n'ibiganiro byacu nabyo biraza bijya mu bindi. Nkagira nti rero mubyeyi, unyemerere noneho umpa umwanya ngusabe umugeni, nk'uko naje ngusaba irembo ry'umugeni, noneho umpa umwanya ngusabe umugeni. Urakoze. Niryo jambo ryari ryanzwe. Toneste se umundi nkakuvuna amaguru. Yego. Waje wikwije. Icyo n'uruca abana wa mugani wa munyamakuru, ngira ngo ntaje nikwije cyangwa ntaje inkokora zireba imbere, naza ngenda ikinyuma nyuma. Wabonye wa wundi wagiye gusaba inka igisigata akagenda n'amatama masa. Buriya Sirasi ari buze kubintereramo urwenya, ntabwo muzi. Maze Sira, iyo se ni iyihe? ntabwo iwacu twita amazina y'inzoga, Yego. ahubwo nagira nti dushyige ikiganiro, tuganire, tuvuga amazina y'inka ariko ntituvuga amazina y'inzoga. None se Tone, Karame, ubundi ujya kuva iriya ugera hano mwambutse imigezi ingahe? Ibiri. Niyo mpamvu wagiye usomaho ukagenda wongeraho amazi. ugize ikibazo cy'uko nasomyeho. Ntabwo mu muryango wacu tujya dutorwa inzoga z'ibice cyangwa ngo dutorwe imitobe y'ibice turikwisha. Yewe, maze kugira ngo urebe ko atari igice, ubundi wazanye yo kwihuza. iyo kwihuza. ndebye igihagararo cyawe, ntabwo ndi umuntu wo guharabika imyambaro yawe, ahubwo nagira ngo nkwereke yuko iyi ntango ifite aho ibirira, aho kugira ngo rero ize kubira. Ubwo ni urubiriro. Yasize arabirira. Maze rero Tony, karamikara uragenda se ko nakuraho urugoma. reka yuko maze kugira intege nkeya, ariko reka ngutume kwa Gatera, hanyuma ubambwirire aya magambo. Umuhungu wanjye nibwo amfashe ukuboko
ahangejeje nsanga ni umuryango n'ubundi nsanzwe ngendamo, ni umuryango dusanzwe tugenderana, ni umuryango dusanzwe dusabana abageni. Mu by'ukuri nsanga ndisanze. Niyo mpamvu rero kuri iyi tariki ya none nk'uko mperutse hano gusaba irembo ry'umugeni, noneho uyu munsi naje gusaba umugeni. Mu bakobwa bawe ufite Esther, akaba ari umuryango, umukobwa n'umuhungu wanjye Fisi bariganye. none Karame. rero dukomeje n'ibitwarara, reka mworohereze. Sinakubwiye ko abakiranye baza bakerekana utwobo umuryango Yego. wa Damiyani. ni inzoga niyo gusaba umugeni, maze rero ndabone Karame. nk'uko nabikubwiye rero ngaho koga ku ijambo rwose abageni turabafite hariya hose uko ureba, harimo abageni, harimo abakobwa, nta Ahubwo nagira nti umugeni nsaba ni Esther, rwose mubyeyi, ngira ngo ntabwo nirirwa nongera gusubira inyuma kuko ubwira umwumva ntavunika. Murakoze. rero genda uca akabogi, Ariko guca akabogi ni uko naba mpawe mubyeyi iyo hakoze. niba baza kukwemera ko umugeni umuhaka, hanyuma niba mukwemera uze gukurikiza ibyo muco ugena. ndabona ese tarasobanura uruhata. Kabiri abarisuzuma n'abo mu muryango baciye akabogi, niyo mpamvu nakubwiye ngo ese wibeshye n'imvura nyinshi. Umuryango wa Damiyani, umugabo Theoneste, ubwo muheruka muri ya sibo ngari twari twateranyije duteranya. Si ibyo gusa rero, ko nyuma y'uko waje gufata irembo tukarimwemerera, hari umwana twatumye ku iriba ajya kuvoma amazi, hanyuma tubwira ko Theoneste yaramubwiye ati nkuvoma ayo mazi. Umwana aravuga ati mu rugo dukeneye amazi, ugomba kuyavoma. Theoneste kugira ngo umwana ngo abyemere amukubita inkoni ebyiri, umwana arataha arira, amazi ntiyayavoma. None Theoneste uriya mwana yakwamuje kuvoma, wamujijije iki? Amazi twari dukennye, wari uzi ko turi buyabone dute? Murakoze cyane muvandimwe, uvuze akantu nari iyo mwana byarabaye. Yewe ni nanjye ahubwo kuki harya ngo yakubwiye inkoni imwe, inkoni ebyiri, ahubwo njye namukubise utunyafu twinshi nta nubwo ari n'ebyiri, kuko narabanje ndamubuza mukubise utunyafu tubiri arabyanga. Kubera iki? Navuye ruguru aho nari nurutse amazi yaturukaga, abantu bari bamaze guhumanya amazi, bamaze kuyanagamo imyanda, kandi umwana namurushaga imbaraga kuko nihutaga amanuka. Nsanga abana b'iwanyu barimo baravoma, nsanze bavoma ndavuga none amazi kariyo yihuta kundusha, ntazi uko agenda yaba baba bayanduje mbere, baba bayanduje akaba yageze hano mbere yanjye bakayavoma. Aho ntabwo uriya muryango waba ugiye kumererwa nabi kandi nahageze mbabuza kuyavoma, barabyanga. Ndabakubita, nta nubwo yari wenyine, bari abana babiri, cyokora umwe niwe wari urimo kuvoma, nuko cyokora mbakubise barirukanka, abana ntibaba bakiyavomye. Kandi uko nakavuze gutyo koko nagiye kubona cya gihuri cy'amazi mabi mbona kiramanutse. Gukoranya urukundo n'umuhamashyi yabikoranye urukundo cyane. Theoneste rero numva waradutabaye Bwivumbura nicyo mu kinyarwanda bivuze, ariko twebwe tuvoma amazi ntabwo tuvoma hafi. Yego, wakurushe muri uri imfura utavoma hafi. tuvoma amazi ntabwo tuvoma hafi.
maze rero karame bagende bampere yego ubushyikiriza uriya mubyeyi yego umubwira uti rwose inama wagiye zo kugira ngo uyu mukobwa aba ageze kuri iki gihe uti mwarize neza kandi n'inama mwagiye nziza murakoze bibe ngombwa yuko nkubwira gahunda yo kugira ngo nzaze niteguye turahana iki gice cyo turakivugana hanyuma noneho nanjye ngire nti ubu noneho mpuye izi gahunda niwinanirwa oya nkaba nazanywe n'iki se maze icyakuzanye se ko ntakizi ashobora kuba ari amaguru cyangwa ari ijambo yewe yego ngira ngo amaso iyi ni urubanza kiza uyirebura unarira abanza ki ndakubaza nawe ukambaza ngenda ubundi mu nkwano zacu iyi rero ni igomba kugira ngo mu by'ukuri ziri mu mushi zitazicwa n'inzara maze rero reka nkunganire nubwo atari mu cyiciro cya nubwo atari mu cyiciro cya mbere ngira ngo izi ni inkwano za mbere iyi ni icyuzi yego siko mubivuga iwanyu tuzi amasaka icyuzi cyogera inka ishyikira iyo ni iki ni imperekeza yayo Pascal ufasha nyamuna hakaza imashini ubu ngubu murabizi tworora mu kiraro